nkeka ko umuntu ufata ubuzima bwo muri sinema agashaka kubuhuza n'ubuzima bwite bw'umuntu cyangwa se bwo hanze ya sinema, ntekereza ko ari ukudasobanukirwa. Ntago nawe twamufata nk'uwagize gute, ariko byanga bikunda ntago aba asobanukiwe, kubera ko sinema ni uburyo bwo kwigisha abanyarwanda. Ntago rero ibyo umuntu yakitinga uko wakitinga ntago ariko no mu buzima busanzwe bumeze, kubera yuko icyambere cyo nakubwiye ko biriya ari akazi. Noneho tuvuye no kuko ari akazi, ni n'inyigisho tuba turimo gutanga ku banyarwanda. Rero bisaba kugira ngo wegere cyangwa se kumvisha umuntu yuko biriya ari inyigisho, nta hantu bihuriye n'ubuzima bwo hanze. Ariko ntago ari bose, kuko hari benshi baba batuzi bakurikirana ayo mafilime dukina, akaba anatuzi no mu buzima busanzwe bwo hanze ya filime. Rero ntekereza ko uwo muntu ntago ahita yiyumvisha koko ibyo urimo kwakitinga ariko uri. Aba yumva ko ari akazi. Aba yumva ko ari akazi, akumva ko ari n'inyigisho. Rero ibyo ngibyo bikunda kuba kuri wa muntu ntakuzi, wamugana kubonye urimo kwakitinga uri indaya cyangwa se unywa ibyo bimogi n'iki. Rero uwo muntu ntago biragoye guhita umwumvisha yuko ari inyigisho urimo gutanga cyangwa se ari akazi urimo. Yes, hello guys. N'abafans bacu bo kuri The AM TV cyangwa se Abeza Media TV. Nk'ibisanzwe ni director wanyu Chris. Agoze ubu ngubu muzamiki koko bikomba agenda bagezaho ibintu byiza. Ibintu byiza cyane nkizemo n'uyu muntu turi kumwe hano, sinzi murimo muramureba. Yes. Bo tugiye rero kujya uyu munsi mfite ibintu byinshi cyane nabagezaho, ariko reka tuganire ku kantu kajyanye na sinema gatoya twifashishije umutumirwa wacu. So reka mbanze mwakire. Sister wirwe. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Ndabona muraseka cyane. Ni neza, nta kibazo. Ego. Uzi impamvu nguzanye ahangaha? Byarandenze, ndagira ngo byibura n'abafans wenda babwire ukuntu bimeze. Njye mbona donc mbere na mbere ngo ya frustration, sibyo? Ukina neza pe, ukina neza. Ngenda nkurikirana filime za ukinamo nyinshi zitandukanye. Kini ibintu by'inkundo bya romantique, ewana kabisa. Nari ndavuga ati ibyo byose mu sister nzagerageza mbonane nawe mu contacting tubonane. Buriya kugira ngo tubonane ahubwo buranda nakubashye cyane, kuko byansabye imbaraga. Byansabye imbaraga nyinshi cyane. Kugira ngo uzumfashe nsobanurire ndetse n'abafans basobanurire. Amazina yawe nzi ibyo ari byo byose, reka ndeke kuyavugura yivugira. Ndagira ngo wibwire abafans ba AM TV cyangwa se Abeza Media TV, babwire amazina yawe, se witwa nde, uri muntu ki, ukora ibiki. Ngiye nkuzi mu mwuga wa sinema nyarwanda, ukina film, ubwo n'abandi wenda nabo bagira ikindi kintu bakumenyaho. Ndagira ngo banze introduce ngo bibwire. Karibu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mbabazi, hanyuma ndi umukinnyi wa filime nk'uko mubivuze. Ndishimye kuba munyakiriye kugira ngo nganire namwe. Yego. Ndumva ibindi turi bugende tubihuza mu kiganiro. Turagenda turasaho. Yego. Ndagira ngo mbere nifite amatsiko, nagira mbanze nkubaza akabazo kamwe. Yego. Bitewe n'ukuntu ndimo nakubona rwose na scene ngenda ndeba ukina ibintu mbona ugenda ukina mu mafilime atandukanye. Umva koko ni bya bindi bavuga ati umuntu nago hari gihe umuntu adahura n'ikintu cyangwa se ukamubona ukuntu umubonye ukabona atari we wakora ikintu. Kuko ukuntu nkureba uratuje, sibyo?
kandi mba mbona ugenda uko ukina rwose udufilme tw'inkundo nkabikunda cyane uri romantike ese ndagira ngo nkubaze hari umujama njya nkubona namukunda gukinana ari boyfriend wawe mu feeling love muri mu rukundo sibyo wenda reka ndeke kubyinjirira cyane ndeke ku motipe gushaka kumwinjirira sibyo ese biriya bintu ukina cyangwa se ziriya sene z'inkundo ukina mu buzima busanzwe ni kuba umeze cyangwa ni kwa kundi ukora ibintu nk'akazi ukavuga ati tsoke bamaye gukina filme cyangwa se bamaye script ngomba kuyikina nk'ukire cyangwa se no mu buzima busanzwe busanzwe feeling romantic season. Murakoze ndahera ko ndi umukinnyi wa filime nk'uko nabikubwiye mutipe rero nkunda kwactinga ari boyfriend wanjye n'akazi n'akazi tuba turi mu kazi ariko bitavuze ko no mu buzima busanzwe yego ndatuje n'ubundi mba ntuje mu buzima busanzwe ariko no hirya ya sinema urukundo ni ngombwa. Biriya rero n'ubundi umuntu yaktinga n'ubundi ibintu bimurimo ahanini ntabwo rero mba nagiye kure y'ubuzima bwanjye bwo hanze. Noneho muri make uravuze ngo nta kazi nanjye nje wanyakira tukajya mu kazi turi mu kazi nta kibazo kiba kirimo tuba turi mu kazi ahubwo umva aka kanya uhita umereza link nanjye nzazira byibuze nanjye nzadushyira muri iriya mude cyangwa uraho ntabishobora ntabwo nabishobora oya wabishobora. Yego waravuze ngo mu buzima busanzwe uragenda ugakomeza n'urukundo ruba rukenewe uriya mutipe wavuze ngo ni akazi sibyo ese no mu buzima busanzwe ngenda baza akabazo kandi kugasubiza ntacyo bitwaye sibyo mu buzima busanzwe uriya musore ni boyfriend wawe? Oya nkuko nabibabwiye tuba turi mu kazi twactinga nyine dukundana ariko ntago ari ibyanyabyo ntago ari ibyanyabyo ko numva kubyumva ngewe nahimo ndabishyikira wenda abafanize barabyumvishe ariko ngewe ntago kuko ngewe bitewe n'ukuntu mbibona bitewe n'ukuntu mbibona rwose ntago biriya bintu mbishyira amakenga ariko itsoke nta kibazo reka ndeke kugufosinga sibyo none se ubundi mu busanzwe usibye biriya bintu byo ngewe nta n'indi sene nta n'indi script ndabona baguhaye cyangwa se nta n'ibindi bintu mbona uba ukina atari ibintu by'inkundo sibyo ese hari n'ibindi bintu ujya ukina atari iby'inkundo bindi bisanzwe? Ntago ahanini nkunda gukina ibintu by'inkundo kuko ndi romantike nk'uko bivuga ariko hari n'izindi sene nagiye nkina nazo zijya ku nkundo ariko nkatira nk'abatipe bankunda ntabakunda nta zindi ndakina zitari izo ukabakatira nkabakatira ariko n'akazi. ngewe rero reka mbe nanaguteguje ngewe ngenda mutsenje ntabwo wankatira nakora ibishoboka byose niwankatira cyangwa ujya kubakatira se ari ukubera ubushobozi buke baba bafite basitasita muri urwo rukundo cyangwa se niko baba bagutegetse ati umutipe uzamukatire? Ni sene baba bampaye nyine mba ngomba gukina nyine mukatira. Yego none se ndagira ngo mwibarize ahubwo ibibazo ndumva byabaye byinshi kuko ngewe none ngo ndacyatekereza kuri ziriya sene ariko nta kibazo wenda igihe nikigera nanjye tuzahuza sibyo? none nagira ngo mwibarize ku kabazo gato ka sinema akantu karimo ngiramo confusion kubera iki usanga abantu iyo bagiye gukina ugasanga umuntu bamuhaye ibintu ngo abikine ariko ugasanga nibifitinga ugasanga nubwo niba bitanafitinga byibura ugasanga yiranje yagerageje ngakora ibishoboka byose kugira ngo yisange muri iyo script bamuhaye. Urugero nkawe mu buzima busanzwe n'ubwo ukuntu ugaragara uri romantique sibyo banaguhaye indi sene ibyo ari byo byose yakugora ariko niba ngeje kuri tele kwambwa ati ngiye Chris nkaba atigiye kugukoresha ukundana it's okay mbwira tuyifirika uko nibyo sanzwe ukora sibyo? None ni ikihe kintu wabwira
reka njye kuba directors cyangwa se abanditsi ba filime Yego. bafata ibintu ntibabihuze, ugasanga umuntu bamubwiye ngo akina ari umusaza kandi ubona bitamubereye, ugasanga umuntu bamubwiye ngo akina akundana kandi ubona bidafitinga. Wowe ibyo bintu urabivugaho iki? aba directors icyo nabivugaho ubundi ahanini kubera ko aba ari akazi bagerageza guha buri muntu wese role kugira ngo babashe kubona ko iyo role koko ayishoboye ayisangamo. Rero iyo bibayeho nk'uko nguko ahanini ugasanga umuntu bamuhaye role byanga bikunda ukabona ntago birimo bigenda kuko baba bahari babireba. Iyo babonye nyine bitarimo kugenda neza ntago mpamya yuko umuntu iyo role bafite uburenganzira bumuhindurira bakamuhindi ashoboye, kuko ubundi ariko ikintu washyizemo ubushake ntago mpamya ko kikunanira. Uragerageza ukabyiyumvamo ukumva ko ibyo ugiye gukora n'ubundi bikurimo ukabikora ubikunze. Icyo gihe rero iyo ubikoze ubikunze wumva bikurimo ntago byanga bikunda bikunanira. Kandi mpamya ko n'ababireba batabona ko ari ibintu bibi cyane. Yego. Ntabwo babona ko ari bibi kuko nanjye ni ari nayo mpamvu naguhamagaye aha ngaha. Njye impamvu atari na bibi, biriya bintu nabonye ukora ewana cyazi nahise nemera ndayamanika ndavuga ati Chris nubwo nsatswe nyine ariko nahise nkukura ingofero kabisa. Murakoze cyane. Yego. None se ndagira ngo twigire mu buzima busanzwe, wenda tuve kuri ziriya movie ukina. Ese ubundi mu buzima busanzwe ntabwo turi bubyinjirire cyane, sibyo? Ntabwo turi bubyinjire cyane mu buzima busanzwe. Uri muntu ki, sibyo? Amazina yawe asanzwe amazina wavuze ibyo byose, Mbabazi wavuze si amazina yawe asanzwe? Yego. Okay. Natubwira n'amazina ukoresha muri filme, mbese twintroducingire uriwe muri makeya by'ingenzi bishoboka. Okay, amazina yanjye bwite Mbabazi Rosemary. Hanyuma amazina y'akazi hari aho nyina nitwa Mutoni, hari aho nyina nitwa Delicia. Ni menshi mu by'ukuri, ni menshi pe. Ariko nyine amazina yanjye nyakuri ni Mbabazi Rosemary. Mbabazi Rosemary. Okay. Ufite izina ryiza? Murakoze cyane. Yego. Noneho ndashaka utugire inama cyangwa se ugire abafanzi ba Beza Media TV cyangwa The AM TV bajya bambwira ati Chris uri director, sibyo? Ariko waduhaye link y'ukuntu twakwinjira muri sinema, koko waduhaye link ko tufite impano tuzi gukina, sibyo? Twabigiramo gute? Abo bantu babagiriye inama bafite impano yo gukina ariko babuze link y'ukuntu babyinjirira fresh, sibyo? Abo bantu babagiriye inama kuko ngewe pe ari benshi mfasha, ariko nange hari igihe mbavuga ati nyene abantu nabaza bakagenda bagira ute babagabagabanya nabo bakagira aho bagera. Abo bantu babagiriye inama. Abo bantu rero inama nabagira, icyambere bafite impano. Ibyo ni byiza cyane kuba bafite impano. Yego. Ariko hari ukugira impano, hari no kugira umuhate wo gukora ikintu runaka. Yego. Bagomba kuba bafite ibyo bintu bibiri, gukina sinema ni ibintu bisaba umuhate, bisaba umwanya. Yes. Ibyo bintu bibiri rero ugomba kuba bifite. Hanyuma hanze aha ngaha hari ahantu henshi bakwinjirira kugira ngo bakine sinema. Sinzi, bisaba nanone communication n'abantu, kugira ngo kumenyana n'abantu, kuganira n'abantu, ukabasha kumenya uti abo bantu ndabinjirira gute kugira ngo mbashe kuba nakwinjira muri sinema. Ubwo rero inama nabagira se niba ari nk'inama bagenda begera, kuko urabona nk'abantu nkanjye nshaka kuyikina njya kuyinjiramo nagize ubushuti bugirana n'abantu nzi bakina sinema. Yego. Yes. Hanyuma rero
muri ubwo bushuti twagiranye ngenda mbabwira ko mfite iyo mpano nifuza gukina sinema mbasha kugendera kuri abo bantu rero nabo nabasaba ko bakwegera abantu nk'ufite umuntu azi ukina sinema cyangwa se niyo yaba na komedi abo bantu babasha kubegera bakabasha kubigiza imbere bakabereka umurongo n'inzira bagomba gucamo kugira ngo babashe kwinjira muri sinema. Okay, so fans rero mwirwa mumbaza ati bimeze bite ndizera ko abahaye ubusobanuro. Yes, donc mese ndacyari ku turacyari kuri topic ya sinema. Yego. Hari ikibazo njya ngira cyangwa se nta nubwo ari ikibazo njya ngira kuko reka ndeke kwita ngewe hari ikibazo abafans bajya bagira sibyo bakambaza ate se Chris ko hari igihe umukoresha abantu sibyo muri filme ugategura filme sibyo ugasanga umuntu uteguye scene cyangwa se script ukamubwira ati wowe ugomba kuzakina uri indaya sibyo kandi pe ugasanga mu buzima busanzwe ni n'umuntu utuje nkawe sibyo yego ukamubwira ngo uzakina uri indaya umubwira ngo uzakina uri indaya akabikora sibyo noneho usanga kamemu wowe nka director ufitiye mu nshingano ukamubwira ati ugomba kuba umeze gutya nk'indaya sibyo indaya nawe urazizi imico ziba zifite noneho abantu bagatanga comment nyuma after movie yarasohotse abantu barayikurikiranye umuntu agatanga comment wowe wabyikoreye wowe wakinye kuri indaya akaza akakubwira ati ariko biriya bintu urisigaye irimo ni ibiki yego kuriya niko kuntu usigaye ubayeho ese kuri biriya nibyo gukina filime wirirwa utubwira yego ugasanga ndagira ngo usobanurire abantu icyo gukina bimaze cyangwa se ikintu acting ivuze. Yego. Ngenda hamiriza yuko niba nakinye ndi indaya. Yego. Ni inyigisho ndi gutanga ku baturarwanda ndetse n'abadukurikira. Yego. Kuba nakinye nk'urumogi sibyo mwitabi. Yego. Suko mu buzima busanzwe ndimo. Ni acting ni inyigisho nshaka gutanga sibyo. None se kubera iki abantu babifata bagashaka kubifata nk'ibintu bya nyabyo? Niba wakinye uri indaya mu buzima busanzwe butsanzwe uri indaya. Murakoze. Icyo navuga kuri ibyo nkeka ko umuntu ufata ubuzima bwo muri sinema agashaka kubuhuza n'ubuzima bwite bw'umuntu cyangwa se bwo hanze ya sinema, nekereza ko ari ukudasobanukirwa. Ntago nawe twamufata nk'uwagize gute, ariko byanga bikunda ntago abasobanukiwe kubera ko sinema ni uburyo bwo kwigisha abanyarwanda. Ntago rero ibyo umuntu yaktinga uko waktinga ntago ariko no mu buzima busanzwe bumeze, kubera yuko icyambere cyo nakubwiye ko biriya bari akazi. Yego. Noneho tuvuye no kuko ari akazi ni n'inyigisho tuba turimo gutanga ku banyarwanda. Yego. Rero bisaba kugira ngo wegere cyangwa se kumvisha umuntu yuko biriya ari inyigisho nta hantu bihuriye n'ubuzima bwo hanze, ariko ntago ari bose, kuko hari benshi baba batuzi bakurikirana ayo mafilime dukina, akaba anatuzi no mu buzima busanzwe bwo hanze ya filime. Rero ntekereza ko uwo muntu ntago ahita yiyumvisha koko ibyo urimo kwaktinga ariko uri. Abayumva ko ari akazi. Abayumva ko ari akazi, akumva ko ari n'inyigisho. Rero ibyo ngibyo bikunda kuba kuri wa muntu ntakuzi, wamugana kubonye urimo kwaktinga uri indaya cyangwa se unywa ibyo bimogi n'iki. Rero uwo muntu ntago biragoye guhita umwumvisha yuko ari inyigisho urimo gutanga cyangwa se ari akazi urimo. Cyane ko abantu benshi ntago bari basobanukirwa filime. Akenshi ubijyamo umuntu akavuga se uyu muntu noneho arangiritse ibintu agiyemo ese ntibimukwiriye, ntago yari akwiriye kujya muri ibi, yari akwiriye gushaka ibindi bintu akora. Ariko nkanjye uzi filime icyo ari cyo, naktinga numva meze neza kandi numva bindimo, kubera yuko ngewe nzi icyo nshaka n'icyo ndimo kugeza ku banyarwanda. Yego. Yego.
Okay, urakoze cyane. Ubwo rero abantu barafite confusion bavuga ati niba ngewe Chris nikiniye ndi umurara ninywera itabi uzabinzize ngewe Chris sinywa itabi nakazi na acting fans mwishaka kudufata ngo mushake tugereranya n'ibindi birara byo hanze niba nakiniye nkwa itabi numve ko ndinywa mu buzima busanzwe it's okay ndumva usobanukiwe none twikomereze rata yego tugendeye ku ahantu sinema ubu ngubu igeze yego hari ibintu byinshi bigenda bihindagurikamo byaba mu mikinire yaba n'ukuntu zisigaye zikorwa sibyo ese ni ibihe bintu ubona byakwiyongeramo kugira ngo ibashe gutera imbere yego nkawe ubimazemo igihe hari igihe ubona hari ibintu bikenewe ukavuga ati ngewe hagize umuntu umbwira ati sibyo iki kintu twongeremo ikihe kintu wenda reka dufate urugero perezida wacu wa repubulika Paul Kagame sibyo aramutse akobajije ati yego ese Rosemary ni ikihe kintu twakongera muri sinema nyarwanda kugira ngo ibashe gutera imbere wamubwira ikihe cyangwa se bitewe n'aho ubona ibihe bigeze ni ikihe kintu ubona wamubwira twakongeramo ikabasha gutera imbere cyane kure ikava ku rwego ruriho si rubi wenda ikazamuka ikiyongera cyane yego ni nk'ikihe wowe bitewe n'uko bibona usanga bigendamo cyane kameme yego ikintu mbona nkanjye ku giti cyanjye nk'umukinnyi wa sinema ikintu mbona namusaba ibikoresho nkamusaba n'ahantu ho gukinira kuko usanga ari ibintu bigoranye ibintu bijyanye n'ibikoresho ntago ari ibintu byari byazamuka neza ku rwego twifuza numva rero icyo kintu kidufashije kandi naho gukorera biracyagoranye cyane ariko dufite ahantu tuvuga ngo aha hantu runaka aha n'aha haremewe ni ahantu badushyiriyeho ho kuba twagaragariza impano zacu byadufasha cyane ibyo bintu bibiri numva ari byo namusaba yego urakoze cyane ni mu buryo nari nkubajije mu buryo bwo kugira ngo n'abafanizi cyangwa se n'abandi bantu basanzwe bakora ibintu bya filime bumva ikintu cyagakwiye gushyiramo imbaraga sibyo bo Rosemary ndumva rero twacumbikira ahangaha ikiganiro cyacu sibyo gusa ngira ngo nkubwire cyangwa se ngusabe inyunganizi cyangwa se inama wagira abafanizi ba The AM TV cyangwa se Abeza Media TV icyo wababwira murakoze banyarwandakazi ndagira ngo mbere na mbere mudushyigikire mu byo dukora mudushyigikire rwose kandi duha n'ikaze n'abandi bashaka gutera ikirenge mu cyacu ni karibu rwose ni karibu baze twubake sinema nyarwanda igira hiva nahigera yego Rosemary urakoze cyane rero ngewe icyo mvuga ubwo ngiyemo ideni ryo kuzaza tugakinana kariya gasene sibyo urakoze cyane abafans ba The AM TV cyangwa se Abeza Media TV ndabashimiye cyane ya director wanyu Chris inkunga n'iyandi nk'ibisanzwe subscribe share comments ndetse mbese ibitekerezo cyacyo cyose ufite no kubitunyuzaho murakoze cyane asante sana keza nakagaruka